Kwenda ari n'abatekereza gutyo inzira nziza ari uko umuntu muryamana ko mukundana mwamara kumva yuko ibintu bizagenda neza mugakora ubukwe. Oya ntago ari ibyo kuko ngiye fata wa mwana utarashaka ntago ari umugore wawe kandi utangiye kumukoresha imirimo y'umugore wawe bivuze ngo icyo gihe ubikoze umugize umugore kuko biri mu nshingano za mbere z'umugore. Ntago biri mu ngaruka duhura nazo uyu munsi, depression, kutishima, kutabaho, kumva ngo uriya arabizi uriya ntabizi nuko ari aho wabikoze. Uriya buri wese agiye ari imanzi undi ari isugi none se wamubureminga gute? Ako ibyo ngo bababwira muri Bridal Shower. Bridal Shower ntago nyemera kuko iriya saha imwe ya party yo kurya no kunywa no kuvuga no kwambara akavuga uko yumva ibintu ako kanya ariko abyumva we n'urugo rwe kandi uwo mugabo we si ugiye gushaka uwo mukobwa ntago bihura. Hari iby'ingenzi inshingano z'umwana w'umukobwa agomba kuba yujuje mbere yo gushaka, izo ngizo zakabaye ziba iza twese. Noneho yagera hariya n'umugabo nawe bakagira izo bamutoza, izo tuzi twese z'ingenzi. Iyo bageze hariya nibo boriyanta urugo rwabo uko barushaka, bo bakuza za nshingano uko babyifuza bitewe n'intumbero y'urugo rwabo. Abenshi bashaka kubera amarangamutima, barumva umuhungu yakaba yarambagiza imico y'umukobwa kurusha izo santima zindi, kurusha amarangamutima kuko ari amarangamutima aho yajyanye niho ajya. Ariko murumva mu cyaje cyo kurambagiza imico, iyo urambagiza umuntu ushaka ko mubana cyane ko nimujya kubana mu murenge babwira ko mugomba kuba mu cyumba kimwe ku gitanda kimwe mubiganiraho, bakabaye mubiganiraho ukamenya we byumva ate wowe byumva. Ariko kubiganira no kubikora n'ibintu kubikora uko biri bugende hari ikintu ntari bwemere cyo kubikora mbere cyo nago turavuga ubwo nicyo nakujyanagaho. Oya nago byemewe ese nago